bimeze bite ni Siniya ku ifarashi twinjira season y'ubwenge ni season ya kabiri back is 50 state of fright season ya mbere simuyizi mbabizi ko muyizi iyi ni ya kabiri nyuma akaririmbo kamwe kano karirimbo bakita House of Rising Sun na akaririmbo muri Amerika gafatwa ngo nk'indirimbo ya shitani nyine tunda kabatuye mwese cyangwa sobanuri Twita tureba episode ya mbere season kabiri kukiswe 50 state of fright season y'ikikango urwaye umutima utwite cyangwa utiyizeye mu kwikanga ushigukana wakiwaki jya ku ruhande tu karebwe n'ababishoboye mambo vipi Siniya ku ifarashi ye katukinjire akarimbo ni kamwe reka nze ngasobanuremo gake nyine nk'icyamamare mwibutsa ko twabana kuri Instagram yanjye wanditsemo Siniya nyiri farashi ndetse izi filimi n'ahandi zisangwa uretse kuri y3.javis.tv/xyz ndetse kuri Javis TV bashoramo umufungo neza cyane kugira ngo dutumike reka nze gato twirire si cyamari kigenda ku ifarashi ati hari inzu muri Orleans muri Amerika ati bayitaga inzu yo kurasa ku izuba yahoze yangiza ubuzima bw'abahungu benshi mana yabizi nanjye ndumwe muri abo bandi inzu yangije inzu yo kwa shitani ngo ni inzu idasanzwe yewe ngo yo kurasa ku izuba akarimbo gafatwa ngo nk'ikarimbo ku kwa shitani muri Amerika barabyongorerana na filimi tugiye kureba ni ibintu byongoranwa muri leta za Amerika ariko bitazwi niba ari byo ariko bakabyongorerana nako mwavuga ngo buriya Siniya agira ifarashi abandi ngo ntayagira babeshye ugasanga barajujura batatinyuka no kubimbwira cyangwa ugasanga nk'abantu baravuga ngo muzika abana arya ariko ugasanga babona kapo bahita babiceceka yagenda ngo kapuza abana arya cyangwa uzikira kigabo ngo gisambanya abantu utwana kuri ya mugore araroga utuntu nk'utwo nyine two guhwihwisa na filimi tugiye kureba ni ibintu bihwiswa gusa bishobora kuba ari byo byose bavuga ngo kapuza abana arya ugahakana ntabwo wahakana bimeze bite iyi ndirimbo nayo rero niyo mpamvu ariyo nanabanjeho tu muri Amerika irahwihwiswa ngo ni indirimbo yo kwa shitani ngo ni Illuminati bimeze bite Siniya ku ifarashi ni cyamamare ese ibintu bihwiswa hirya no hino muri Amerika cyane hano mu Rwanda biba ari byo ngo Siniya na farashi agira ugasanga nk'ubivuze nta nubwo turahura ariko arabihwihwisha simujye mubyumva ngo pasa nk'urumogi bakabihwihwisa kwaje bamubona ciyo bakabivuga ariko nyine bakabivuga ku buryo atari bubyumve filimi tugiye kureba ni inkuru ziteye ubwoba zivugwa muri leta za Amerika ariko nanone zihwihwiswa utavuga ko karubanda wavuga ukabizira abo savuga ngo cyapasi kinkuru umogi kandi ko kukira narunywa nanjye ubwo ndabihwihwisha kigufashe no guhita kikuvuna nyine nizi nkuru biba ari ibintu bikibiba ariko bahwihwisa gahoro ku buryo bivuze cyane nawe kakubaho kahita kaba bimeze bite reka twinjire filimi yacu nyuma y'aka karirimbo ba nyirako bayitwa Animals ni indirimbo yo mu 1965 na n'uyu munsi muri Amerika indirimbo iratwika ba nyiraho bari ku ifarashi we indirimbo yo kwa shitani ni kubihwiswa hari n'ibindi bihwiswa ngiye kubereka ubusambanyi bwa kapo tukabivuga yaza tugaceceka Tomeka Siniya ku ifarashi ye karimbo ku kwa shitani urumva gitari muri Amerika birahwihwiswa nako musanga ngo Illuminati baho umuntu akabivuga yongorerana akagushyira no ku ruhande ngumva ngo buriya ngo Jay-Z ngo Illuminati ngo no mu Rwanda Illuminati yaraje ariko akaba takerura abivugire ku karubanda tu
niyo filime tugiye kureba. Inkuru ziteye ubwoba ariko zihwihwiswa. Kira gikecuru kiraruka. Hey, biriya bintu nk'ibyo nibyo tugiye kureba. Ngo hari habamo umuzimu ngo barakwaruna kabagira amagini. Kwaruna ko gasanga kuko amagini arahaba ariko bishakuje kakubaho. Ubivuga uhwihwiswa bita whispering mu cyongereza. Kwaruna kabagira amagini. Ubibye kakubaho ntago wakiba n'isafuriya yaho. Bimeze biti. Twinje filime sasa.